Haleluya, haleluya bene data, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuntu bwayo mu buzima bwanyu. Nagira ngo mbamenyeshe yuko muri iki gihe Imana yangiriye ubuntu, ingezaho igitabo cyitwa Umurinzi. Igitabo murakizi, Imana yansabye ko nahindura iki gitabo, nasomera abumva ururimi rw'igisipanyoli iki gitabo, hanyuma ngira igihe cyo gutegurwa no kugisoma. Haleluya. Mu by'ukuri nasutse amarira menshi nsoma iki gitabo, kuko numvaga Yesu ahagaze imbere yanjye arimo ambwira ngo nisome. Ndagisoma ndakirangiza, nongeye kugisubiramo. Ndashimira Imana yo yateguye iki gitabo, kuko ibintu birimo ni ibintu byinshi umuntu yagiye yakira abihawe n'Umwuka Wera, ariko umuntu akabura uburyo yabivuga, umuntu akabura uburyo yabishyira mu magambo. Ndashima Yesu kuko yemereye usabye Yesu Pamphile, niwe wanditse iki gitabo. Haleluya. Akabishyira muri aya magambo. Iki gitabo kiziye mu gihe cyacyo, kuko ni igitabo kirimo amabanga y'uburyo, niko nakubwira, ni nka kode, nabyita kode. Ni kode ikihishemo kode zizafasha umugeni kwambuka. Haleluya. Hishishemo kode zizafasha umugeni kwambuka, niko nabyita, kuko iyo ugisomye bwa mbere mu by'ukuri ukibona wese, ukibonamo ibyakubayeho, ukibonamo ibintu Imana yagucishijemo, ukibonamo n'ibintu wari warabuze uko uha amazina. Haleluya. Ikindi, iyo ugisomye ubona agaciro k'umugeni. Haleluya. Agaciro k'umugeni, kuko umugeni wa Kristo aramutse atari uw'agaciro gakomeye ntago yari kurwanwa n'ibintu bikomeye gutya. Rero iki gitabo cyarasohotse kugira ngo ni agatabo gatoya, ariko kazingiyemo ibintu bikomeye, ntabwo ari agatabo kagutwara umwanya mwinshi, uretse ko iyo ugasomye wumva wakongera kugasoma, kuko hari ibintu usoma ukumva biguciye hejuru, ushaka kugira ngo ngire ubisome umenye yuko mu by'ukuri urimo urabisoma birimo biraba, byatangiye kuba, Yesu yari yarabivuze mbere. Mbese ni situation ituma umuntu atekereza akanibazaho. Rero ntavuze menshi, ndasaba ngo abasenzi babane nanjye. Haleluya. Muri iki gihe nzajya nsohoka hano ntaradubiza iki gitabo, nkisomera live, ajya ngisomera abagenzi, abakristo, nkibahindurire muri Spanish mu mavideo. Rero nanjye murabona ni agatabo gatoya. Haleluya. Ariko mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo mu mwuka ntabwo ari agatabo gatoya, ko iki kirere ndimo, haleluya, hari ibintu bitemerewe kuvugwa. Muri iki kirere ndimo hari ibintu ndashobora kuvuga, kuko haleluya, imyuka ihakorera yagize abantu gutya ngo ntabwo ushobora kubituvugira hejuru ibyo ngibyo, ariko amaraso ya Yesu arantwikiriye. Haleluya. Amaraso ya Yesu arantwikiriye, kandi uko ndarinzwe. Haleluya. Ndarinzwe. Niyo mpamvu nshimye Yesu ku bw'aka kanya. Nagira ngo mbamenyeshe ko iki gitabo gitangiye gusohoka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu gisipanyoli, Imana ibaho ku bintu bimeze, ariko nagira ngo tube maso. Wa mugeni wa Kristo nazagera kuri rwa rusi, agomba kwambuka ngo agere kuri hahandi ahera heza. Haleluya. Wa mugeni wa Kristo nagira kuri rwa rusi, agomba kwambuka ngo agere ahera heza, ate kuzatinya, ate kuzagira ubwoba, ate kuzacika intege, ate kuzatentebuka. Azafunga amaso arebe Yesu. Yesu afite uburyo akora.
afite uburyo akora. Iyo umugeni we agiye gutaha aramufasha, aramworohereza. Abantu bashobora kubona inyuma ku mubiri umuntu arimo arasufura, ariko Yesu aba yarangije kuvanamo umuntu we kera. Niyo mpamvu ni ukuri nagira ngo twongere dufatanye twizere kurushaho, kuko ibihe tugezemo noneho dukeneye kuzamura ukwizera kwacu mu yindi ntera. Tuzabona byinshi biturwanya, tuzabona ibinshi bidukubita bikadukubita bikatuvumbaguza, tukanahaguruka tutibuka nuko twitwa, ibintu byaturenze. Ariko ni ukuri ijambo rimwe ndashaka kukubwira: igihe uzaba wibagirwa uko witwa, igihe uzaba wibagiriwe ndinde, banyishe, bamvunye, bancanjaguye, bankubise, ubuzima, ibibazo, uzibuke ngo nta zina ufite. Uzajya wibuka Yesu, 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 Yesu. Nje ntabwo nibuka naho najyaga n'ibyo narimo nkora, ibintu bimbayo birandetse, ariko umutima wawe ntuzajya umva umutima ugira ngo pa 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 pa. Ugitera uzajya utera umutima uvuga ngo Yesu Kristo, 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 so mana yanjye, Kristo, Kristo. Icyo nicyo ugomba kutibagirwa. Haleluya. Conscience, ubwonko bwawe niburangiza nibureka gukora, wari muvuga ngo Kristo, Kristo, nicyo kizasigara. Kuko bavuze ngo izina rya Yesu, haleluya, ni umunara muremure. Ni wa munara muremure, wa wundi arakuzamura akakujyana hahandi nta muntu ushobora kukugeraho, nta muntu ushobora kugukoraho, nta muntu ushobora kugushikira. Ni ukuri umwuka wera kandi aba ahari, afite kontrole ya byose. Iyo wishyize mu biganza byo ukavuga ngo Kristo, ntabwo azigera akureka. Haleluya. Ntabwo azigera akureka, ntabwo azigera akureka. Ajya avuga ngo nzabikora ku bw'izina ryanjye, ku bw'izina rya Yesu Kristo. We akora ibirenze, ibiruta ibyo abana b'abantu bashobora gutekereza. Ku bw'izina rye Yesu Kristo agukorera ibirenze, akarenga no ku byaha byawe, agakora ibirenze. Haleluya. Ku bw'izina rye, ngo kugira ngo ritagawa. Haleluya. Akora ibirenze. Rero nagira ngo abatarasoma iki gitabo, nimuhabwa umugisha, nje ntabwo nimuhabwa umugisha muzagisome iki gitabo, ugisoma ufatanyije na Bibiliya hamwe, uragisoma ukagisoma ufatanyije na Bibiliya, kuko kirimo amaverse biblique aho Yesu arimo arasobanura, aganira n'itorero ry'iki gihe, kugira ngo aka kanota kanyuma turimo, aka gakorosi kanyuma turimo, sinzi nicyo Yesu yashakaga kuvuga. Hari amaverse biblique Yesu yahishiye ku munota wa nyuma w'itorero, yayahishemo hano kugira ngo umunota wa nyuma w'itorero, haleluya, itorero rizareba aho ngaho rivuge ngo ibingibi nibyo birimo biraba, ngibi nibyo yarashatse kuvuga. Rero reka dusenge Imana. Nagira ngo mbamenyeshe bene data, nzajya nsoma, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abana b'Imana, Genesis channel ntabwo iherereye ku idini, niryo kuburira. Haleluya. Genesis channel ntabwo iherereye ku idini, niryo kuburira no gufatanya urugendo rwa nyuma turimo. Abagenzi bose bajya mu ijuru. Haleluya. Abagenzi bose bajya mu ijuru. Ndetse nicyo iki gitabo kiziye muri iki gihe, kugira ngo abagenzi bose bajya mu ijuru. Niyo ahangaha igitabo cyanditswe ngo ni cyitwa Umurinzi, mu kindi kirimi bavuga ngo ni Atalaya, mu Gisipanyolo ni El Guardian. Ubu uhagaze ku munara ahirengeye, haleluya, abwira areberera kugira ngo umwanzi naza abatuye aho ngaho aho ari bamenye uko umwanzi aje, n'uburyo ajemo, n'uburyo yifashe, n'amasaha aziyemo, mbese bamenye ukuntu situation zimeze. Rero nagira ngo mbahe ikaze, abazashobora kunkurikira bazankurikire. Nzagisoma mu Gisipanyolo, nzajya ngisoma rimwe na rimwe mu Kinyarwanda, ngende taraduisa mu Gisipanyolo. Umwami Yesu Kristo, kandi nanjye mbasabiye umugisha abazankurikira mwese, muzabane nanjye, kuko hari ibintu bikubaho mu buzima ukavuga ngo menye yuko impamvu wanzanye hano ku isi nayo harimo iki gitabo. Rero ntabwo ari umurimo uko woroshe ku mwana w'umuntu, kuko nzi ko
umurimo w'Imana niyo kabara akantu gatoya kose, satani arakarwanya agakubita hirya agakubita hino. Ariko nagira ngo mumfashe ducunguze uburyo umwete iki gitabo kigere aho kigomba kugera. Haleluya. Hanyuma nituzarangiza tuzakarabe, tuvuge ngo turakarabye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuvuge ngo turakarabye mu izina rya Yesu, ngo uwakiriye yakiriye, uwumvise yumvishe, uwiteguye yiteguye. Niturangiza tuzavuge ngo turakarabye, tuvuge ngo Yesu urekuriye urubuto mu butaka, ni wowe uzatuma rumera. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabakunda, ndabasuhuje mwese 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 mwese, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Mukomeze urugendo, mudacika intege, mudatentebuka. Ibindi byose bajya bavuga ngo reka da, ngo hari abantu bajya ngo ikinyarwanda kiza ntajya mba naribagiwe, bakavuga ngo ni imiyaga. Ibindi byose muzajya muvuga ngo ni imiyaga mu ijuru. Haleluya. Tuzanezererwa nitugera kwa Yesu. Tuzanezererwa. Muri iki gihe abantu benshi barimo barataha, barimo barava mu mibiri. Umuntu akareba umuntu yahoze hashize ukwezi arimo aseka, arimo akora, ukabona shwe aragiye gutya. Ni ukuri umutima wacu ugira icyo ukatubabaza, ariko ntajya andi mahirwe dufite byo gutsinda uwo mubabaro tutavuze ngo mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru niho heza, mu ijuru niho heza. Kandi iyo abantu barimo baragenda gutya, ntabwo bigomba kudutera umubabaro, ntabwo bigomba kudutera agahinda. Tugomba kuvuga ngo ahubwo natwe reka tugire vuba dutegure, turangize misiyo, turangize ibyo twaje gukora. Hanyuma Yesu avuga ngo ye mugaragu mwiza, ngo naguhaye dukeya, ngo ye mugaragu mwiza, ngo umurimo naguhaye ndabona uwurangije, reka nkwicurire witahire. Haleluya. Hari benshi rwose bataha gutyo, ukabona mbese ukabona n'Imana isizeho kashe, iravuze ngo umurimo namuhaye yari yawurangije, niyo mpamvu umutwaye. Ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Uko ibintu byaba bimeze kose, ibyo twanyuramo byose, Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima abasenzi, ni ukuri bansengeye. Ndashima ababanye nanjye mu buryo bwo mu mwuka, abanyandikira bakambwira ngo turi kumwe nawe, ngo komera, ngo turakuzirikana. Ibyo nabyo birankomeza. Nanjye nagira ngo mbabwire ngo ndabazirikana. Hano turaboneka turi inyama n'amaraso, ariko mu buryo bwo mu mwuka turi ingabo Yesu yahagurukije kugira ngo dukore. Niyo utamamagara kuri telefone, njyewe mba nzi ko turi kumwe, kuko iyo ninjiye hahandi mu mwuka ndakubona, nkabona yuko uri kumwe nanjye, nkabona urimo uransengera, nkabona urimo urantekereza, nawe ukumva ko ndimo ndagutekereza. Iyo niyo ntambwe tugezemo, niyo ntera tugezemo. Hari igihe ibi byose aya matelefoni azareka gukora, hari igihe bizaba bidashobotse, ariko wowe ujye winjira mu mwuka wera, untekereze nanjye ngutekereze. Hanyuma aho ngaho hazabaho n'ibicumuro bikeya. Amen. Hazabaho n'ibicumuro bikeya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu magambo menshi niho hazamo n'ibicumuro. Rero nagira ngo nkubwire ngo mu mwuka dukomeze tube mu mwuka, dusenga Imana, twohererezanye amakado yo mu mwuka. Koherezanya amakado yo mu mwuka ni ukuvuga neza umuntu, ni ugusengera umuntu, ni ugufasha umuntu kuririmba indirimbo, ukavuga uti reka iyi ndirimbo nashobora kuyiririmbana na mwene data, ukamutekereza uyiririmba, ukakora imirimo y'Imana nk'aho muri kumwe, cyangwa mugafashanya mu bundi buryo, buriya buryo bwo gutabarana. Ukabona umuntu ukumva umwuka arakubwira ati sura umuntu runaka, sura umuntu. Njye bijya bimbaho, sura umuntu, ngasura umuntu mu bundi buryo. Wa muntu ajya kubona akabona namusuye gutya. Yesu abaho umugisha. Nagira ngo mbasezereho kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ni Levita Amahirwe Maria Assumpta, ni Genesis cyano. Uwiteka abane na